Ako se shakanye kuko aho bari ikigoryi ntabwo byabeye ku munsi ufite ubukwe. Ase papa urimo urabona iyo naza kupira. Kibere ako kanyarwa bayute. Ako se papa urimo urabona ko ari hano uyu munsi yabaye ku ubukwe yajya kuzana umugeni kwa nyoko bukwe none wibereye hano ngaho urimo urafira ibyatsi nabi ibi nakakazara ko naguhaye. Urimo urabona ko yari nari kugenda nasigiye nazira nka zawo bwatse koko. Inka zakicwa n'inzara. None ubwo ngubwo koko ibyo by'inka koko urana nibyo byajyaga mbere koko. Urabura kuza tujye kurera mugeni wawe mwiza kuriya wambwiye ngo mwiza nabwo nanjye ntaramubona none wibere hanga mu byatsi bw'inka n'umuri zihora zirya buri munsi nejo zizongera zirye ejo nzabwira ko roda ari we uza kuzahirira we ugira vuva muri ibi bintu uza tujye gusaba uramugeni harya papa kugeza ubu ngo ntago uzumukazana wawe kadangiye nawe nzi ako se papa ntago uzagakobwa kamyoye kiza gafite agakara kameze neza nunga muri no karitsiye umva muri no Kigali minyere wo mukuru ufite igikara cyiza umva hivanzemo n'akantu k'akayo umva iyo mubonye mbona wajya mumbona marayika izugwa wasanga uwo musheri wawe wasa nk'umugore wanyu mwana wanjye ndabizi ko utakisondeka nk'umugore wawe ariko shaho papa umva aramurenze akushaho umugore wanjye ni ikizungereza umva uyimubonye atambuka none agenda neza ingendo iranshimisha se mwana wanjye komeruka wirirwa mu biraro byanjye mu nka zanjye uwo mukobwa mwarahuriye he rero sasa papa ari urubuga tubamo rwa Facebook niho twahuriye turamenyana turibwirana rero ejo ndi twaje guhura tunapanga n'ubukwe mwahuriye kuri Facebook ako kanya mutamupanga ubukwe papa reka mubwize ukuri nabonye ko inkwaku zifata imyembe zikayirisha umunyu nanjye nabonye nininda mu mayira bazita bamuntwara ako se mwana wanjye kuko ntabwo warahururanye igitero ukita umuntu koko ubwo ngubwo papa tutarukira sheri urana umukobwa muzima uwo n'umukobwa muzima wasanga ari babarira rwose utarukira sheri wasanga ari mubi papa njye nakubwiye yuko umukobwa njye nkundana nawe asanga Miss Jori none se ubwo uri kumwe ngo asa na Miss Jori kandi Miss Jori nzi ko ari inzobe wambwiye ko ari agakara keza none se uko ari igikara ni gute asa nka Miss Jori papa nyine ugenekereje mu cyongereza sheri wanjye asa nko mu cyongereza okay ngo nurahura ibishingwe uzajya nubishyira iwawe kari uzabijyanye iwawe ngiye ukaba utazaba umuzanye iwanjye uzajya n'ibishingwe byawe papa njye nitwongeye gupfutsa sheri wanjye ni ikizungerezi nubwo ari agakara ndakwiyamye ariko mwana wanjye uwo muntu uri kwita agakara ntunamwite n'igikara ubwo umukobwa koko ntago ari mubi koko si papa urimo umva njye nakunda umukobwa mubi ko ari n'ukuntu nzi subizi ko nta rukweto rubura urwarwo burya koko nta rukweto rubura urwarwo uba ushobora kuba uri kamambiri ukaba warajyanye rugabire papa sheri wanjye n'umubare muri izo nkweto ziciriritse nk'izo ngizo sheri wanjye ni nka congo ariko y'umukara papa uyoboye ko ibintu by'umukara ari byo bigezweho ariko uyoboye ko umukara ari ukurura izuba ariko papa si byo biba ari sawa kugira ngo umuntu agire agashyuhe mu nzu nguke noneho rero reka ngo usige hano ngaha usigare kugira ubwo bwatsi ugire vuba ariko ubanguke nanjye gucafuza kano gakote kanjye urabona ko niko konyine mfite dore nawe imyenda ugira uyitunganye nawe niyo yonyine ugira turebe ukuntu twajya gusaba uwo mukobwa atazamudutwara wa mwana we nimba ari mwiza koko kandi ukaba wamubonye ukaba ushaka gushaka ni mwiza pe nta n'umukobwa wamujyanye nawe muri Kigali niko bimeze ndaza kuba murebana ndaza kumwihera amaso yanjye ubwo ngubwo bureka nsimbuke mbitunganye ugire vuba urebe ukuntu wansanga mu rugo twite wibuke unzanire ya gahunda ya nanjoro yanjye nayo imanitse mu ntuzo bite amakuru rero sugiye niyo mineke uyobeye yuko Kanyarwanda afite ubukwe ubukwe bwarabufite uyobeye se ko mukaya tugiye kujya kuzana umugeni ubwo nyine tugiye kureba umugeni none se Bwenge urahura niyo mineke mbona ufite mu ntoki umuntu ujya mu bukwe adafite inkwano nagiye n'inkwano nageneye Kanyarwanda inkwano wageneye Kanyarwanda gerageza gushakisha nyine icyo umuntu adafite ukakimuzanira none se Bwenge imineke na Kanyarwanda bihurira hehe mbese muse uyobeye yuko agiye uruhungu rw'urukara muzaniye imineke kugira ngo agende yitwaje mu muhanda ntabwo agaragara wenda babona ari umuntu nyine ufite imineke uragira ngo agiseka babone amenyo gusa none se mwana nuko mwana ubundi bagiye gushyingiranwa n'umwana wanjye ko ntamuzi nundi wanyere umuneke kimwe nanjye nkiriye none se muze ufite umukazana utazi ntawe nzi nakumira n'abafana ba Kiyovu nakumiro pe njye ntabwo rwose nzi umukobwa agiye gushyingiranwa nawe nkumva mbwira ngo ni ikizungerezi ngo ni mwiza ngo ni agakara keza ariko sindahura nawe muze wasanga ari urukara rwa bishinga wasanga ari
muhaguruke rwabishinga mugiye gushyingira ejo bundi uzagwa mu mazi yita ikiziba ubwo ko Bwenge nakubwiye reka da ngiye mbwiye ko ari ikizungerezi ubwo ngo ningwa muruzi nyine ntabwo nagwa muruzi kuko ikanyarwanda ndamwizeye rwose ntabwo yajya kushaka umukobwa mubi none se ushize Kanyarwanda ijye kumwireba Kanyarwanda musize ararya mu murima arimo arahirira inka zanjye ngaha rero mpereza uwo muneke rero ubwo ngubwo ngende rero uwo muneke twaye umenye ko nyine ari inuza 10 ubwo niwe nari kuvugiraho amagambo uretse kureba ikindi uza ku ubwo nta kundi nyine nanjye reka ndashonje mwana wanjye Mama aho bashyitsi bageze ndebera aha hantu ukuntu hari wakageranyije byose ugakurikira hano uko kuragira ngo baze basange hano hantu hari gusa si ibyo ndi gukora ibi bintu byose n'aya makara ukaba wabyandagaje gutya icyakunyereka mu kanya baje ubwo ndaje ndeba uwo mugabo ugiye gushaka utazi koroganiza ibintu ngo ubishyire ku murongo rwose ase mwana wundi umbwije ukuri uwo musore mukundana mwahuriye mama twahuriye kuri Facebook ariko ninkubwira ngo ni mwi bishyira akadomo aha ndaba ndeba ubundi se wari ko waranamuzanyirira nkaba naramubonye uwo muntu utigeze nyereka no kuri telefone yawe ubwo koko ameze ate mama ninkubwira The Ben kuriya nyine The Ben ameze afite amatuza nk'ayi muri make uri Pamela ubwo birumvikana ko nyine nawe agomba kuba The Ben uwanja wake kaingia umugani wasareze Bwenge cyane yo mama ukunda urumva n'akadodo niyo mpamvu mukunda bakora iriya mineke se nta n'isoni umenye yuko iyi mineke ariyo ndagutwerera Bwenge waje kuntwerera imineke n'urutoki rwose dufite hano ngaha ako nta n'umwe ureshya gutya cyangwa ungana gutya cyangwa umeze gutya cyangwa uhiye gutya urabona ukuntu bibyibushye nk'uriya bita ngo dafarose Bwenge ntabwo mbyumva bivuze yuko uje gutwerera imineke yego nyine urabona kano kareke k'umuhondo urabona ko utajyana n'urwo rusura rwawe Bwenge ntacyo ngwino tuganire hariya ku ruhande Bwenge urabizi neza sibyo ubundi uri umujyanama wanjye nyine urabizi neza nyine ukuntu bigenda ndi mutoto ngiye kujya ungira inama nyine ndazikugira nyine none siwibuka yuko nakubwiye yuko mfite ubukwe ndabizi yuko ufite ubukwe niyo mpamvu nari nzajya n'ino mpano ngo mutwerere n'undi Bwenge n'undi iyi mineke n'undi twari kuzayihiriza n'undi umugore wanjye ahubwo nta kuntu n'undi si wari kuzanwerera n'ubundi zana ahubwo iyi mineke tuyirire hano ngaha wagiye ugira ubwenge umwana narwereza umugore wawe ni ngo uri kumbwira ngo tuyirire hano ako se ko umugabo ari uwariye zana hano niyiriye nta niba yawufashe n'ubundi wurye dore n'umugore wawe ntabonze ariko numara kuwurya rero tunyereka umugore wawe iki kineke kibyibushye nka Samweli cyangwa kiriya cya biduri na gasaza niyo mpamvu ukunda none se mu bukwe bwanjye ako nawe uri buze kunyambarira hariya se wambariye nuza mukesha ako karwa wagiye ugira ubwenge ngo njye nkakwambarira iyo uza kwiyambarira njye urabona ibyo biporo byawe ntabyambara ntabwo ari byo navugaga ukaza ukambera pare umva ukuntu utagira ubwenge wagicucu ngo pare cyangwa nari kukubera amarene nibyo navugaga ndimo ndavuga ko uri buze kumbera amarene nuko narinjijwe ese wagicucu ko nta yindi myenda nazanye neza kamera The Ben yego rwose mukobwa wanjye ntabwo wambeshya ubaka akanya nyine bisubona The Ben ase mama reka nkubwire nyine kuri yubona The Ben igituza none araseka numva ndatumba gero hejuru ahubwo se mwana wawe ko numva yagusajije uyu uryamye urasinzira cyangwa murara bya bindi umufata telefone mukayigira gutya mukarara murebana paka bukeye none si ikibazo kiriya cyo kurebana nawe cyambere cyo ndamukunda nawe arankunda umva rero ndagira ngo nkubwire wa mukobwa uko yaba ameze kose uwo muhungu uko yaba afite ibituza koko nk'ibya The Ben ukaba waramuhengamiye nk'uko Pamela ahengamiye The Ben uramenye mutazakora amahano
umenye ko ikintu cyose ugomba kumwiyumvamo kigomba kuzakorwa ko wabanye nawe. Nahise mama mbabarira umbwiza ukuri ubu urumva ushaka ko hakorwa iki muri ibyo byose? Banzanira inkwano nibyo nyeneye rwose wa mwana we. Nka nyoko umva akuzi gutwita umwana amezi 9 ukamurera akavamo inkumi ingana nkawe umusore akazanga arashora arajyanye nta n'inkwano azanye nta n'ibirora tweretse. Humura ibyo ngibyo nta nihinda ku mutindi. Sheri wanjye yaratunze nta kintu na kimwe adafite. Niyo wasaba inka 10 cyangwa 20. Aha ndumva bidasanzwe ndi kumva n'inzu yacu azayivugurura ahubwo ngategura vuba vuba utuntu turebe yuko bari busange hano twamaze kwitegura ibintu byose tumwakire. Tegura vuba vuba nyine tumwakire azasanga hano hantu hameze neza. Ibyo kuba byahiye nanjye reka ndahore ibyo kuba byahiye amakara nta kintu yashyiraho turashereza Nisanga barashobora kandi ikibazo cyawe ase mwana wa ibyihorere genda wegeranye biri urabona uzajya mu rugo rw'umumukire ukagenda ukandagaza ibintu uzavuga ko ariko nakureze koko ngo birandagaye icyambere cyo ntabwo ari buhagere. Usura umwana wawe buri cyo wambara ndigushakira isura jipe ya nyogokuru wanje. Kwagiye ugira ubwenge genda nyogokuru wawe tuganya amabuno gira utahugura murusha uzi utubona twa nyogokuru utubona twe twarakokotse dushiraho. Muri make nanjye najya kwiyamamaza muri Miss Rwanda. Miss Rwanda se ugenda wicaye wamubonye he? Kanyarwa ndaza kuva mu kobwa ndi kumva utajya kumbwira ibigambo byinshi. Nese ubwenge ko bavuga ibigoramye imihoro karakara uyobeye kuri igice. Kuvugisha kuri kwinshi ntabwo ari byiza ariko nyine karakana rushyizemo ngo umuntu ugenda nyine yicaye ntabwo byari sawa. Bwana Pate nako bwana Marene wanje nyine mbabarira ntabwo ndibuze kongera. Hobera ikikori para nibiki yende Marene wawe gira uti Marene wanje ngaho gira vuba tugenda kwitegura ako tutarava wenda byibutse banza unyereke iki cyana cyawe. Umukobwa wanje umuvuze we umva asa nka Miss Joro nganyereke icyo kizongereza icya Miss Rwanda wawe. Umva umukobwa wanje kanzemo kwereka ni mwiza umukobwa wanje utuye umutima akamvana mu byanjye reka turebe bawitonze manze njye muri gare ndahageze reka turebe dore ngiki cyane ibi cyane ni cyiza reba mana Kanyarwa ko natari kumubona ntabwo uri kubona iki cyana cyiza ako wikabya cyana reba utunwa gifite imana reba utunwa twiza reba ntabwo uri kukibona iki cyana kandi ndabona mu ibara ry'umukara gusa singwese ntabwo urimo urabona utuntu tw'umweru reba utu twinyu do Yesu we sikanageraga ngo ninuza nyine ni umupira w'umukara uriho akantu k'umweru gatoya nyine kangana nka gutya nyine. Yesu we none namenye uyu ni umuntu. Reba iki cyana urimo uravuga ngo ibara ry'umukara n'iki cyana reba umuntu Kanyarwa njye ntabwo musetse uno muntu nazamubyara kandi njye sinabyara umwe akagika ubundi se inzabe yabyara igikara reka Yesu we Kanyarwa n'ubundi rukweto dushaka urwawe reba ukuntu usa reba n'ukuntu asa n'ubundi byose ni kimwe pe twavuze pe reka tugende kwitegura murekere simirikwire yawe twavuze amagambo menshi twena tugende uri muransebereza umugeni none ngo tugende wapi ndabona ko banza umbwire ko ari mwiza. Yesu we ni mwiza ariko nyine aho nijye ufite icyana cyiza muri Kigali abandi barabeshya tubicuritse tugende nijye ufite icyana cyiza. mu rusengero rw'Imana nidusuze ningewe pasitera agasozi karancitse si uko nguko nyine none se urabona uriya mugore wawe ufite urusura wagira ngo ni ingagi urabona asa nk'uno mukobwa shiro wanjye nari ngukumbuye pe ubundi ni wowe wanjye nari ngukumbuye
ariko wambaye neza kintu